Reka nkifuriza umugoroba mwiza we muvandimwe inshuti wahisemo kureba BJ TV n'umugoroba turi kwa gatatu saa moya z'umugoroba kugira saa 3 murabizi n'umwanya w'ikiganiro Showbiz Live aho tubazanira abastari tubagerayo hose ku isi yose tuba twagezeyo. Uno munsi hano dufite umuntu mu gihugu cy'u Rwanda yakoze amateka akomeye cyane aza kuba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uno munsi hano turi kumwe ku banyarwanda muri buze kureba ikiganiro ndiza ko muze kuryoherwa. Sinshaka kubatindira, turi kumwe n'umugabo wamamaye cyane muri football akaba yitwa Jimmy Gatete. Muraho neza? Muraho. Warabyibushye. Nahoze ndi hamwe mu mafoto yawe ari kuri za internet. Ukiri mu equipe y'igihugu cyera mu Rwanda uri mutoya. Urumva nyine ni cyari cyo kigero. Imyaka ishira niko muna. Wambaye jersey ni wambaye nimero 10 mu mugongo. Nari rutahizamu. Yego. Rero mu by'ukuri hagiye umuntu ajya tugira abatumirwa hano cyane cyane nk'abanyarwanda benshi bazana muri Amerika b'ibyamamare twagiye tujya bitwa ba Medi the Band baje hano ariko hagiye buri kibazo baza ubwo nka Jimmy Gatete bwabyo ubitumva haje mu mutwe ibintu byinshi. Reka dutangire wenda Jimmy Gatete waramamaye cyane mu Rwanda uri mu bantu ubungubu navuga kugeza n'ubungubu mu Rwanda hari abadatinya kuvuga yuko wabuze umusimbura, wabuze umuntu wagusimbura kuba rutahizamu wizewe isa n'isa wahindura ibintu mu kibuga. Ubundi wakuze ushaka gukina umupira Jimmy Gatete. Okay, umeze ute? Ya ndumva ibibazo byo ntibuze kubikira ari byinshi cyane rwose gusa ndabigerageza bisubize. Ya ndakomeye ndi hano muri Amerika meze neza nkuko ubibona nyine harimo meze neza rwose. Ngabona nabyibushye yego. Ndabishimira Imana. Hanyuma ndi kumwe n'umuryango wanjye tumeze neza kandi bankurikirana nanone n'amakuru yo hakurya mu gihugu iwacu aho ntaguciye mu ijambo. Yego. Akabazo k'amatsiko uracyagerageza mikinire nta mu sportif usaza nta mu sportif usaza. Reka rero bazaguhamagara wongere ugende. Oya nabaye mpariye ba petit frère nabo bagira ibigwi. Hanyuma mu bwana bwawe yakuze ushaka kuzakina umupira uyu ni umukinnyi wa football wamamaye cyane abantu benshi barakuzi wakoze ibitangaza byinshi by'umwihariko muri equipe y'igihugu Amavubi ni ikipe nationale y'u Rwanda. Ya nakuze ndi umuntu koko n'undi uzakina football. Wabyumvagamo kuko muri quartier twakona gukina sinabyaye buriya nari umuntu wataye bariyo yabagiri ku kirenge ntago yavagaho. Numva ari no kuntu ari kwino ry'igikumwe hari ahantu nari mfite urwara ruzamutse hejuru. None abana ino mipira babanga mu mishipiri nurucomekagamo none nkiruka mpaka no mwizamu harucomoramo nkasunika igitego kigaki ugacomeka bakirwara mu mupira ira ya kare nkirukanka najya ku ipoto nkakuza amagatsitsino mizamu kigakigiyemo gutyo. Umva kandi numva n'umusore w'ibigango abanyatakaga bari nka batatu. Urakura ukina urangenda mbyiyumvamo gutyo nzamuka gutyo nibwo naje watangiye ukina wataka mu itsinda cyangwa oya urumva uyu ukiri muri za primaire ukiri muto ukiri imyanya yose wango ugenda imbere wavuga ngo mugaruke ariko ngo mudefane ngo batadutsinda nyine ukina imbere n'inyuma niko babyita imbere n'inyuma mbega hose ujya no penalty buzirwanira kurengura byose ubikora amakufura biki byose yo biri narinjije no muzamu. Abaye Jimmy Gatete twamenye turakumenye uragiye muri equipe nationale ubundi winjiyemo gute? Buryo ninjiye muri equipe nationale ni ibintu nagiye byantunguye nenda n'abakurikiye televiziyo bamwe yenda barabizi. Ni mu gitondo cya kare nagiye kubona mbona imodoka iraje mu rugo baradupakira noneho abana bo muri quartier bose bari bazi umupira ariko nje kubera ko bari bamaze iminsi batanze itangazo ryo kujya mu gisirikare. Narinzi ko ngiye mu gisirikare umanye mu mutwe natanye no kwiga Kalashnikov. Mvuga ati kabisa ubu ngubu ngiye kuba ingabo y'igihugu mu mutwe. Hanyuma
mbona tugeze nyine muri mu cyumba badukizemo aho nkajya mbona cyumba yabase hano nta myenda y'akazi birantangaza nta butini nta kibirantangaza ubwo nibwo mu gitondo cyakare batubyukije batubyukiza muri mucaka iba tunagira amajezi turiruka reka tumanuka yabaye ngeragenze ngo ngiye kuba umusirikare mpinduka umukinnyi wa football gutya urakinnye muri primaire ukina wajya gukina nawe wakina wambaye inkweto cyangwa oya urumva twazambaraga hano mu biganza kugira ngo zidacika kurumva iyo wataga waziciye mu rugo ntago mwabyumvikanagaho wakinaga ngo se bagurinze iki nyine urumva wewe warakinaga ukinishije ibirenge inkweto ariko uzifite mu ntoki cyangwa se mukazishingamo amapoto ugafata ukamambiri cyangwa se kako rero bataranga ngo nyine wanjye none habaga barimo umuntu yenda ufite inkweto nziza ubwo ati zizavamo amapoto none izangezo zari nziza none bagashyiramo bagashyiramo ibintu by'amatafari kugira ngo zitaguruka kuko taro zari zendaga gushiraho urakinnye ariko kimwe mu bintu wamenyekanyeho mu busatirizi bwawe ku mutwe wari mubi cyane umutwe ni ibintu wakuze ukinisha umutwe cyane no mu bwana wikivuna no mu bwana urumva ngo iki kintu uzaba ubundi kigaragara hakiri kare no mu bwana urumva nari narimenyereje gukoresha hano agahanga cyane ikintu cyose nikoreraga nkoresha nta mu gihorihori wapi igihorihori cyari cyo kwiga no gutekereza mu buryo bwagutse ariko nta kwikorera igihorihori ntabwo kikorera kiratekereza gifasha ubwonko gutekereza noneho nge ibido nayiterekaga umufuka w'umuceri nkawutereka kuko nabaye n'umukarani aya umukarani nyine babantu bikorera imizigo siko babita yego shyira hano agahanga muri make ibintu byose wabikoresha agahanga rero ubwo nibwo nageze muri equipe nationale urumva nta kuntu washyira kirojana hano ngo baro y'ibiro bitatu kunanira niko baro kwibona paf reka twite tujya ku mukino wabaye w'ikipe y'Igihugu Amavubi mu Bugande murakina Jimmy Gatete yamenetse umutwe muri make iyo ni inkuru ahantu hose uwo niwe Jimmy Gatete bamenyereye Jimmy Gatete urumva icyo gihe ntago bari bazi nyine ibanga nkoresha urumva mu ikipe yacu nationale ibanga muri make icyo gihe ubundi muri yo kuzira kwibanga uriya mace yagenze gute ubundi ya match ku bajya gukumena umutwe ikipe yacu yari ifite abakinnyi bacu bose ntabwo twari dufite imitwe imeze kimwe nyine urumva twari dufite imitwe ndavuga kuri ya insida ko turakajya wenda nyuma wa mwanya udajya gukumena umutwe urumva bari bamaze kubona ko nta yindisho bafite yo kugira ngo bankure mu kibuga bavuga ati rero ukuguru ntitwakubona mfite impfundiko nini bavuga ati izi mpfundiko ntitwazivuna nuko zitazagiye zigabanuka noneho ntizavaho gutyo kubyumva bakabona kwise ndimo igatuza kabisa bavuga ati umuntu nitumukubita umutwe ibintu byo gutekereza kuko urumva nashya no mu gutera baro natekerezaga mu bijyanye na mate nkashyiramo imibare myinshi contre attaque retour hanyuma kugira bajya kumena umutwe byari bigenze gute bate kufura barazamuka narazamutse gatoya bamenye umutwe kubyumva nyine yagukubise yiki sinzi nyene nashidutse numva ndi hasi ndeguka ubwo bankubita ibipfuko dutera urumva bagiye icyo gihe bagumbye kufra wa mutwe igipfuko kiba ari cyo kibatsindira igitego Jimmy Gatete barabyemera kuko ibanga twari dufite mu ikipe nationale y'Amavubi n'ibanga bakoresha kuko urumva mwarakinaga mwese ariko Jimmy Gatete akaba ari uvugwa cyane umuhanga bakeneye na ba Karekezi urumva njyewe nari mfite umutwe nyine nabyita gute nta forme nimba sans forme rumba kandi kuko abandi bo twari dufite bafite imitwe bamwe itambitse abandi ireba inyuma ku buryo twacangaga iyo kipe yitwe twakinnye nayo yajyaga kwataka izingo uri kureba imbere kumbi wowe uri kureba mu ipoto ryabo baruka bayirukankanye gutyo uriko byumva noneho abo twakinnye bo bari bafite imitwe irambaraye ifite n'aka kabongosho kandi uriya nta kintu wagombaga gukora umutwe kuvuga ati imitwe yego cyane umutwe ni ikintu cy'ingenzi sinzi nimba ari nayo nama ngiye nabasha kubwira nk'abakinnyi wa mugani nama njyana abakinnyi wenda ni ukuvuga ngo mukinnyi aho uva ukagera mu ikipe ukinamo iyo ari yo yose yabe akademi yabe ikipe nationale yabe ikipe iyo ari yo yose menya ibanga ryawe umenye uwo uriwe
ikintu cya mbere menya umutwe wawe. Umutwe ufite akabongosho wirwanira koroneri ntago watera umutwe ngo igitego kijyemo. Cyane menya umutwe wawe, umenye ngo uforumye gute, ese baro niza ndayikontorora gute. Ikipe y'igihugu Amavubi uyu munsi urayireba? Ndayireba. Ujye bikurikirana cyane, ndayikurikirana. Ubona habura iki? Kuko bose bibaza tuko abakinyi tubona ari beza, harabura iki? Urumva ikintu kiburamo cya mbere ni ukumenya imyanya bahagazeho myiza, bakamenya n'izo counter attack zirakorwa ryari. Ese bundi bakarebera none nawe umuntu ufite umutwe munini akaba ari uhinduka umwataka. Kuko iyo ateye baro ngo iyo twase baro akuta umukinnyi tayari ni hasi aragahwera, ikipe abakinnyi bagenda bagabanya gake gutyo. Ni ukuvuga ngo abarimo bakora amakosa ko abana bashaka kuba bafite n'afite imitwe minini bakabashyira inyuma, abo nibo bagira bataka. Hataka afite imitwe minini, udutwe dutoya bakaturinda urugomo bakaza inyuma. Ni ukuvuga ngo bo abafite imitwe minini nibo bakwiye kwataka, udutwe duto bakajya inyuma nyine, kuko n'ubundi busanzwe ufite agatwe gato akarinda urugo nka Rugwiro Herve. Urumva buri umutwe we urafatika, yagakwiye kuba ari imbere ariko atakira ikipe nk'abada n'Usengimana mu mitwe mito bakaza inyuma, udutwe twabo bakaturinda urugomo. Cyane reka tugushimire Jimmy Gatete. Mwakoze cyane, nanjye nabashimiye. Tuzeye ko ubutane tugukenera rwose uzaboneka. Gusa Festation wasize umurage, wasize ubwitange, wagaragaje gukunda igihugu, gukunda ekipe, katwizere yuko bizakoze bikagenda neza. Ducishamo n'abagira inama nyamuneka. Cyane ndahari bazajye banyandikira ku ma social platform yose mfikoresha ni Jimmy Gatete. Cyane tubashimira nawe mwabanye natwe ikiganiro Showbiz Live nakagaruka kuri BJ TV. Hagati aho ibiganiro byayo byose birakomeza.